Kizo ipaya. Buretse gato uri umunyamahirwe niba ugiye kumva iki kiganiro ndagira ngo ngusabe utere agatebe hanyuma wambare kuteri kubera ko hano niho honyine ugiye kumva ikiganiro uwitwa Bishop Gafaranga ndetse n'umugore we Annette Murava bagiranye mbere uyu mugabo atarafungwa dore ko bivugwa ko ngo uyu mugabo yafashe Annette amunigisha karuvati yari yambaye ndetse yewe yanakekaga ko yamwishe. Ariko hano niho honyine tugiye kumva inkuru noneho irambuye y'ukuntu abangaba bombi batangiye guterana amagambo dore ko twari tuzi ko abangaba bari bafitanye urukundo. Hano ni kuri Kizo Empire nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe. Ndagira ngo noneho dutangire ariko kandi iyi nkuru iraryoshye cyane ndetse ahubwo ndagushishikariza no kuyisangiza abandi bantu kubera ko niho honyine ugiye kumva iki kiganiro. Ubundi baravuga ngo iyo urukundo rutakaje intebe umutungo ushobora kuba icyanzu cya Satani. Uyu ni Bishop Gafaranga umugabo wiyise umukozi w'Imana ukora no kuri banki. Umuntu wabwirizaga imbaga ndetse yewe abantu bamwe agakomeza kugenda ababwira ati nimugakunda amafaranga ariko ukaba wakibaza ati ese ayo mafaranga wayanga gute kandi ashobora kuba yaza no mu izina rya Yesu. Ubuzima bwari bwiza iyo Bishop Gafaranga yabaga ari kumwe na Annette cyangwa se umugore we w'icyamamare. Uyu mugore akaba yarasengaga cyane ariko kandi akanakunda imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram. Bari couple y'ikitegererezo barasengaga cyane ndetse yewe baranasangiraga akabisi n'agahiye dore ko no mu kubwiriza babaga bari kumwe. Ndetse no mu mafoto y'urukundo uyu mugore yandikagaho ngo Imana yampaye umugabo ukunda kashi ariko kandi izo kashi yakundaga no gukorera Yesu. Ariko buhoro buhoro ibitotso byaje mu rukundo cyangwa se mu rugo rwabo. Ubundi baravuga ngo ibijya gushyuha birabanza bigashyuha. Ubyumvise neza? Reka nsubiremo gato. Baravuga ngo ibijya gushya birabanza bigashyuha. Ubu ndabizi wari utangiye kujajinga ngo ndibeshye ariko nyamara ibyo nkora mba mbizi neza niyo mpamvu ubu noneho tugiye kumva neza ahana amakimbirane yaba bombi yatangiriye. Ubundi baratangiye umugore abaza umugabo ati ikibanza twaguze Kabuga ko nta zina ryanjye ndi kubona kuri dokima. Hanyuma umugabo nta kuzuyaza n'ubundi amusubiza mu ijwi rituje nk'uko n'ubundi bari basanzwe babana dore ko abangaba n'ubundi bagaragazaga urukundo. Hanyuma Bishop Gafaranga asubiza umugore mu izina rituje cyangwa se mu ijwi rituje aramubwira ati sheri wanje izina ry'Imana riba rihagije kuri byose. Annette Murava arangije yimyozamo aramubaza ati none se imitungo y'Imana ikwandikwa kuri wowe gusa? Bishop Gafaranga yarikirije aramusubiza ati uri umugore wanje ntabwo uri koperative, ntabwo warukwiye kuba wakibaza impamvu impapuro z'imitungo zanditseho izina ryanjye gusa kubera ko nge nawe tuvanze umutungo kandi turi umwe. Abundi aha niho urugamba rwatangiriye kubera ko Annette Murava yahise ajya kureba noteri igitaraganya. Yahise agenda aramubaza ati ndashaka gusubiramo kubera ko impapuro z'imitungo ntabwo zanditseho amazina yanjye ahubwo umuntu umwe niwe wenyine zanditseho, ushobora kunsobanurira? Icyo gihe inama yahise ikorwa igitaraganya aho Bishop yahamagaye inama y'abashumba maze bashyiraho umwanya wo gusengera abagore bafite umutima w'ubucuruzi mu ngo z'abakozi b'Imana. Ariko kandi Annette nawe ntabwo yari yicaye ubusa kubera ko nawe yahise akora groupe ya WhatsApp arangije ayita abagore b'abapasiteri batarwana. Aho ngaho niho noneho guhangana byahise bitangira aho ibintu byakomeye nubwo Bishop yacishaga ifoto kuri WhatsApp ye cyangwa se kuri status ya WhatsApp ndetse arangije ashyiraho inyubako arangije yandikaho ngo doraho Imana yadukuye. Uyu Bishop Gafaranga ubwo yitabaga ribu yari yambaye kanzu y'umweru ndetse n'inkweto za slipa cyangwa se kamambiri. Umuntu wari uraho w'umukozi wa ribu yamubajije ikibazo kimwe aramubaza ati ese hari imitungo mwaguze mufatanyije wowe na Annette Murava? Hanyuma uyu Bishop Gafaranga nta kuzuyaza aramubwira ati yego twafatanyije kuyireba ariko kuyishyura byari hagati yanjye n'Imana. Byumvikane neza ko imitungo abangaba bombi bari kuvuga n'ubundi ni yanzu yari yarakuye ku mafaranga ya wa mugore wo mu diaspora. Hanyuma uyu Annette Murava nawe nta kindi yakoze uretse kumurebera ku rutugu nk'umugore w'agasuzuguro n'ubundi nk'uko tubizi ko iyo umugore yize umugabo atarize ubundi mu rugo ntago haburamo agasuzuguro kuko umwe yaba yarabashije kuba yakiga ariko undi akaba arinjije. Yego umugabo abakorera amafaranga ariko kandi nanone umugore turabizi neza ko iyo yageze mu ishuri niwe uba ugomba kuyajera cyangwa se kugenga icyo amafaranga agomba gukora. Mu kiganiro n'itangazamakuru uyu Bishop Gafaranga yakomezaga kugenda avuga ati uyu Annette Murava ndamukunda cyane ariko kandi naramuka nsize ntabwo azansiga ndi njyenyine kubera ko mfite konti ndetse n'ikarita ya credit card. Annette Murava we mu kugira icyo abivugaho dore ko bari bahagaze imbere y'umukozi wa ribu we nta kindi yakoze uretse kuvuga ati narubatse urukundo rufite fondasiyo ya Bibiliya ariko rwaje kuriduka nka fondasiyo ya Rujugiro. Rwatangiye rusenyuka gake gake ariko kandi ni nako nakomezaga kugenda mbibona ariko ubu noneho ntangiye kugenda amenya buri kimwe. Bishop Gafaranga mu ijwi rituje ndetse ryuzuyemo n'ikinega imbere y'umukozi wa ribu yivugiye mu magambo ye yoroheje asuhura ijwi rivuga riti ntukagire uwo mwashinga ubucuruzi adafite assurance y'urukundo
byumvikane neza ko ubu noneho yaratangiye kumenya umugore we Aneti Murava ese noneho ni muntu ki. Ahangaha bombi batangiye kumirwa kubona aho umugore cyangwa se umugabo bombi bagenda basubizanya amagambo nk'aya ngaya. Uyu Aneti Murava ntabwo yaje kuza kuba yakihishira ko ari umukozi w'Imana cyangwa se ari umuramyi ndetse unakunzwe cyane. Ngira ngo muramuzi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko ari nako kazi akora ka buri munsi. Ariko ubwo noneho kwifata byaranze, arangije asuka amarangamutima ye imbere y'abakozi ba RIB, aho yaje gusuka umujinya mwinshi cyane imbere y'abakozi ba RIB. Arangije avuga mu ijwi riranguruye ati uyu mugabo ntabwo ari imitungo gusa dopfa, kubera ko yamaze kuba yampindura nk'umukozi wo mu rugo. Akenshi akunze kumpamagara iyo agiye kumbwira ngo nimutekere ibiryo runaka we ashaka ku giti cye, ariko nyamara nta nubwo ashobora kumva ko nanjye hari ibyo mba nashaka kandi tukaba twabikora mu bwumvikane. Uyu mugabo kandi ikindi kintu, aragenda agakura imico hanze aho abandi bagabo baba bamuganirije, yarangiza akaza ashaka kubimfatiraho kugira ngo nanjye mbe nabimukorera. Nagerageza kumubwira ko atari umuco wacu nk'abakozi b'Imana, we agahita atera hejuru, niko gutangira kundihagura. Ngira ngo nimba mubizi neza, iyo abagabo bicaye barenze umwe akenshi baba bigishanya imico igiye itandukanye, aho umugabo umwe ashobora kukubwira ngo njyewe umugore wanjye akanjye tugakorera inyuma. Ubwo abakuru nibo bari buze kuza kubyumva. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro nababwiye ngo mwebwe mwicara agatebe, hanyuma kandi nyuma y'aya magambo ndibukomeze kugenda nkubwira uraza kwigaya, hanyuma urebe nawe uko urwawe rwubatse, nimba rutubatse ku musenyi cyangwa se rukaba rwubatse ku rutare. Aho ngaho uhita wikoza ku gasantere, hanyuma wigurira icupa rimwe cyangwa abiri, hanyuma uyisukemo, kubera ko aho ngaho uraba uri umugabo mu gihe urugo rwawe ruraba rwubatse ku rutare. Ariko kandi biravugwa ko uyu Bishop Gafaranga yajyaga abwira Aneti ati ngiye mu mwiherero w'amasengesho, kandi agiye mu mwiherero w'umugore witwa Claudine uturuka muri Canada wamwitaga dadi wa roho, ariko no ku mubiri akamwitaho. Uyu Aneti Murava amagambo yavugiye imbere y'abakozi ba RIB ubwo bari bari kuri station ya RIB ya Bugesera, ari naho Bishop Gafaranga afungiye kugeza ubu. Yaravuze ati uko umwaka washiraga niko urukundo rwasigaga icyatsi. Yari umuyobozi w'itorero, ariko ubu yabaye manager wa drama yo mu rugo. Ngo hari n'igihe yamusanze ari guhamagara Claudine ku mbuga nkoranyambaga akoresheje konti y'itorero, aho yari arimo aravuga ati Claudine, ubutumwa bw'uyu munsi ni uko Imana ikora iby'agatangaza, kandi ndashaka ko uri umugisha kuri nge this weekend. Byumvikane neza, aho ngaho yari amufashe ari kumuca inyuma. Abakristo baje kwandikira Aneti bamubwira bati mama, turakwemera niba Bishop agukubita akagusuzugura kandi akaguhemukira, ubwo n'isi yose ibitagifite icyizere. Claudine nawe nyuma yaje gutanga ubuhamya avuga ko Bishop yamubeshye ko ari ingaragu, ko Aneti yamuhemukiye. Aho uyu Claudine yagize ati narinzi ko ndi gufasha intwari, sinarinzi ko ndi guterura umutwaro w'undi mugore. Mbere yuko Bishop Gafaranga ajyanwa kuri RIB cyangwa se yitaba RIB, yarabanje yandika amagambo ku rukuta rwe rwa Facebook, aho yanditse amagambo agira ati Imana yonyine nizo umutima wanjye, nubwo abantu bambonye nabi sinigeze nifuza ko Aneti agira agahinda. Aneti we yari yanditse amagambo agira ati nafashije Bishop Gafaranga kubaka inzozi ze, ariko we yubatse ibanga ryanjye. Ubu ndifuza gutuza kandi sinzongera kurira ku isengesho rimwe n'umutima wicaye ku butaka bwanjye. Ubundi baravuga ngo urukundo ni rwiza, ariko iyo rwuzuye ibinyoma ruba nk'amavuta ashyushye, bikageraho bishobora no gutuma inkono igwa hasi kuyituruye. Ibi bitwigisha ko ubuzima bwo mu rugo buba bugomba kuba real aho kugira ngo bube riri, cyangwa se bugomba kuba ukuri kwa nyako aho kugira ngo bukomeze kuba ubwo kuryoshya. Niba ubana n'umuntu mubane mu kuri, mubane mu bufatanye, ariko kandi inkundo nanone zo kugomya uca inyuma uwo mwashakanye, ibyo ngibyo nibyo bizajya bigaruka n'ubundi nyuma. Ariko kandi babana nabo babana bafite impamvu. Turabizi neza ko hari abantu bajya kubana kubera ko umwe akurikiyeho indi mitungo. Ese wabyifatamo ute uramutse usanze ya mitungo wakurikiye atari we yanditseho? Nimunyemere rero ngane ku musozo w'iki kiganiro, ariko kandi n'ubundi iyi nkuru nkaba nzakomeza kuyibakurikiranira, mukaba muzayibona hano kuri Kizo Empire. Narababwiye ati hano niho honyine uzajya ukura inkuru z'ubwenge kandi zicukumbuye. Muzajya mubana nanjye Kizo nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu nakubwiye kureba munsi no video, hanyuma ugakanda wanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi nkuru nzajya nkomeza kugenda nkugezaho.